ubu buzima bwacu bwa buri munsi nk'uko tububamo ndetse bukanarangira, hari byinshi tujya twitiranya bitewe n'uko wenda nta bushakashatsi buba bwagaragajwe cyangwa se nta nyigo ziba zatangajwe zifatika zerekana uko ibintu biba bihagaze. Uyu munsi hari ikintu nje kukwibutsaho gitwara ubuzima bwa benshi kandi mu buryo utatekereza. Kanseri ni indwara itwara ubuzima bw'abantu benshi ku isi kurusha ibindi byose bibaho cyangwa se n'izindi ndwara zibaho. Uyu munsi rero nje kukwibutsa ibijyanye na kanseri, cyane cyane kanseri y'inkondo y'umura. Nk'uko tubibona mu bushakashatsi buri gukorwa mu Rwanda ndetse n'inyigo zigenda zikorwa, bagaragaje ko kanseri y'inkondo y'umura yazamuye ubukana, iri mu bantu benshi, iri kugaragara mu bantu benshi. Niyo mpamvu ubu hariho ubukangurambaga ndetse n'ubuvuzi bwihariye bujyanye no kurwanya iyo kanseri. Batangaje ko Minisiteri y'Ubuzima yo mu Rwanda yatangaje ko igomba kurwanya kanseri igacika kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Niyo mpamvu hagiye hatangizwa ibikorwa byinshi nko gukingira abana b'abangavu. Murabizi ko ibyo bikorwa byatangiye hashize igihe bikorwa, kubakingira iyo kanseri y'inkondo y'umura. Uyu munsi rero tuje kwibukiranya ku bintu bitandukanye bigendanye na kanseri y'inkondo y'umura, ibimenyetso byayo, ibiyitera, uko umuntu ashobora kuyirinda, ndetse n'ukuntu umuntu ashobora kugira ibyo afata bikamurinda kuba yahura n'iyo kanseri. Niba utarakora subscribe nakubwira nti uyikore kugira ngo ibyo tujya twibukiranyaho bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ramba kandi ugire amahoro wukurikiranye Lioness 250, Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora, n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ndetse no gusigasira ubuzima bwacu. Reka mbanze ngushimire rero wowe wakoze subscribe, ngushimire nawe ukomeza gusangiza ibyo tugenda twibukiranyaho, ndetse nawe uduha ibitekerezo ukandika muri comment icyo twakibukiranyaho, ndetse nawe ukanda kuri like. Ndagushimiye cyane, Imana ikomeze ikumpere umugisha. Uyu munsi tuje kwibukiranya ku kintu gikomeye ndetse kiri kugaragara muri iyi minsi ko kiri kurwanywa cyane mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Icyo nta kindi ni kanseri y'inkondo y'umura. Buriya kanseri y'inkondo y'umura iza ku mwanya wa kabiri muri kanseri zitwara ubuzima bw'abantu benshi. Kanseri ibanza ni kanseri y'ibere, hakurikiraho kanseri y'inkondo y'umura, ndetse ku mwanya wa gatatu hazaho kanseri ya prostate, ariyo kanseri ikunda gufata abagabo. Nk'uko rero biri mu mushinga wa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, muri iyi minsi harimo ubukangurambaga ndetse n'ubuvuzi bwihariye bujyanye na kanseri y'inkondo y'umura. Kubera ko kanseri y'inkondo y'umura byagaragaye ko itwara ubuzima bw'abantu benshi, niyo mpamvu bashyizemo imbaraga kugira ngo babashe kuyicyaha, kugira ngo babashe kuyinesha, ive mu Banyarwanda ndetse no mu bandi batuye isi muri rusange. Ese ubundi kanseri y'inkondo y'umura iterwa n'iki? Waba uzi ibimenyetso byayo? Wayirinda gute? Ibyo byose nibyo tugiye kwibukiranyaho kuri uyu munsi. Ibi tugiye kwibukiranyaho twabikuye mu gitabo cyitwa Santé par les aliments, cyanditswe na Dr George Pamplona Roger, ndetse twifashishije n'urubuga rwa vidal.fr n'urubuga rwa ameri.fr. Reka tubanze turebe ibitera kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura iterwa na virusi yitwa HPV cyangwa se papilloma virus. Iyi virusi iri mu bwoko bwa 16 ndetse na 18. 70% by'abarwara kanseri y'inkondo y'umura bayiterwa n'iyi virusi. Urumva ko iyo virusi irakomeye cyane. Niba kanseri y'inkondo y'umura yica abantu benshi kandi 70% by'abayirwara bakaba bayiterwa n'iyi virusi, bigaragare ko iyi virusi iri ku rwego rwo hejuru mu gutuma abantu barwara iyi kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi gishobora gutera kanseri y'inkondo y'umura
ni imibonano mpuzabitsina ikorwa hakiri kare, ya yindi ikorwa abana bagifite imyaka mikeya. Iriya mibonano mpuzabitsina nayo ishobora kuba inkomoko ya kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi kandi ni imibonano mpuzabitsina umuntu akoranye n'abantu benshi batandukanye ndetse itanakingiye. Imibonano mpuzabitsina nk'uko tubizi, nk'uko tugenda tubyumva mu bihe bitandukanye, iteza ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane imibonano mpuzabitsina idakingiye itera indwara zitandukanye. Urumva ko noneho haziyemo na kanseri y'inkondo y'umura. Mu bihe byashize abantu bashoboraga kuba bagira iyo kanseri ariko wenda ntibabimenye. Ubu ni amahirwe ko isigaye iboneka, ubuvuzi bwateye imbere, barayibona bakabasha ndetse no kuyivura. Niyo mpamvu imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi rwose idakingiye, umuntu yagakwiriye kuyireka, yagakwiriye kuyirinda mu buryo bwose bushoboka. Ikindi gishobora gutera kanseri y'inkondo y'umura ni itabi, kubera ko buriya itabi rigabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse rero, iriya virusi bituma nayo yihuta kugera mu mubiri, igatuma umubiri urwara. Ikindi kandi ngo ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo na VIH/SIDA. Nk'uko twabigarutseho, imibonano mpuzabitsina iteza ibibazo byinshi. Iyo umuntu yarwaye ziriya ndwara harimo na VIH/SIDA, bishobora gutuma umuntu agira n'iriya kanseri y'inkondo y'umura, arwara iriya kanseri y'inkondo y'umura. Niyo mpamvu rwose aho biva bikagera dukangurirwa kudakora imibonano mpuzabitsina. Niyo byaba byakunaniye kwifata byanze, batugira inama zo kwikingira, tugakoresha agakingirizo. Ikindi cya gatanu gitera kanseri y'inkondo y'umura ni ugukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro igihe kirekire. Buriya iriya miti yo kuboneza urubyaro hari ukuntu iba irimo imisemburo. Iyo umuntu ayikoresheje rero igihe kirekire bitewe n'umubiri wawe, bishobora kukubera imbarutso yo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi kandi twakusorezaho ni abantu bafite ibyago byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura batakingiwe. Abantu batakingiwe iriya kanseri nabo baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara iriya kanseri y'inkondo y'umura. Nibyo rero bishobora gutera kanseri y'inkondo y'umura. Ese ubundi kanseri y'inkondo y'umura ko tubonye ibiyitera, reka turebe noneho tunibukiranye ku bimenyetso byayo. Niba hari nk'umuntu waba waranarwaye kanseri y'inkondo y'umura cyangwa afite se ibyo bimenyetso tugiye kureba, yaza kutwandikira muri komenti akaduha n'ubuhamya, akanatwibutsa ibyo natwe dukwiriye kwirinda cyangwa no kwitondera. Ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura ntabwo bikunda kugaragara iyo ikiri ntoya. Hamwe bavuga bati iri kuri stage ya mbere cyangwa se ku rwego rwa mbere, ahubwo bigenda bigaragara bitewe n'uko igenda ikura. Uko ikura niko ibimenyetso bigenda bigaragara. Ikimenyetso cya mbere harimo kuva amaraso igihe kitari icy'imihango. Iyo umuntu avuye amaraso kandi atari mu mihango, aba ari ikibazo. Ese ayo maraso aba avuye hehe? Aya rero ashobora kuba ari ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura. Harimo kandi kuva amaraso nko ku mugore wacuze, umugore utakibyara, utakijya mu gihe cy'imihango. Uwo nawe iyo yongeye kuva amaraso, byaba ari ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura. Hari no kuva amaraso kandi umugore amaze gukora imibonano mpuzabitsina. Hari ukuntu umuntu iyo arangije gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kugira gutya ukabona avuye amaraso, kandi wenda igihe cy'imihango ye ntikigeze, ukabona avuye amaraso. Ibyo aba ari ikimenyetso kibi cyerekana ko umuntu ashobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso kindi ngo ni ukugira amavangingo menshi kandi ahumura nabi avuye mu myanya ndangagitsina y'umugore. Ariya mavangingo iyo aza ari menshi kandi ukumva ahumura nabi, aba ari ikimenyetso kibi. Wagakwiriye kwihutira kujya kwa muganga. Nubwo umuntu adakwiriye kujya kwa muganga yarwaye, ariko noneho iyo ibimenyetso bije ukwiriye kujya kureba muganga, kubera ko aba ari ikimenyetso kibi gishobora kuba cyerekana ko ufite kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi kimenyetso kandi ngo ni ukubabara mu kiziba cy'inda
no kubabara igihe cy'imibonano mpuzabitsina. Niba mu kiziba cy'inda hikoze hakakubabaza kandi nta bindi bibazo ufite, kandi wenda udateganya kujya mu gihe cy'ukwezi, kuko mu gihe cy'ukwezi hari ukuntu umuntu ababara, ariko ibyo biba bigaragaza ko umuntu ari mu kwezi. Noneho rero niba umuntu agize ubwo bubabare kandi nta gihe kidasanzwe arimo, biriya biba bigaragaza ko ashobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura. No mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, umuntu ukora imibonano mpuzabitsina akababara, nawe aba akwiriye kujya kureba ikibazo afite, kuko gishobora kuba ikimenyetso, gishobora kuba cyerekana ko afite kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi kimenyetso twavugaho kandi ni ukunanirwa kwituma ibikomeye cyangwa ibyoroshye. Abantu bakunda kugira za constipation no kwihagarika bikaba ikibazo, ugasanga mbese biva kure cyangwa se ntibikunda no kubaho, kandi yanyweye amazi, yariye bisanzwe, yariye imboga, yariye ibintu byose bishobora gutuma yituma neza, ariko ugasanga biranga. Kiriya ni ikimenyetso kibi cy'uko umuntu ashobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura. Abantu batituma neza byombi, ibikomeye n'ibyoroheje, buriya baba bakwiriye kujya kureba muganga, kubera ko bashobora kuba bafite ikibazo cya kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso cya nyuma ni ukugira umunaniro ukabije no gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Umuntu ashobora gutakaza ibiro ariko wenda ari kuri regime cyangwa se arwaye ubundi burwayi azi, ariko hari ukuntu umuntu atakaza ibiro nta kintu na kimwe kigaragaza ko yagakwiriye gutakaza ibiro, kandi ugasanga ahora afite umunaniro, yaryamye, yasinziriye, nta kazi kananiza yakoze, ariko ugasanga umuntu ahora afite umunaniro, yacitse intege mu mubiri we, mbese ukabona nta kigenda. Icyo gihe ni ikimenyetso kibi, ni ikimenyetso mpuruza cy'uko umuntu ashobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura. N'ibyo bimenyetso rero tubashije kwibukiranyaho bijyanye na kanseri, byerekana umuntu ushobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura. Ese niba ibyo bimenyetso bigaragaye ukaba ufite kanseri y'inkondo y'umura, icyo ukora ni iki? Nta kindi, ni ukwihutira kujya kwa muganga, kubera yuko kanseri y'inkondo y'umura ikiza, iyo bayivuye hakiri kare iravurwa igakira, umuntu akaba mutaraga, akongera agasubira mu buzima busanzwe. Iyo umuntu rero afite kanseri y'inkondo y'umura, hari ibintu bishobora gutuma ikomeza gukura, ikiyongera hamwe igera n'aho yica ubuzima bw'umuntu cyangwa se itwara ubuzima bw'umuntu uyirwaye. Ibituma kanseri y'inkondo y'umura rero ikura, cyane cyane turavuga ku bijyanye n'ibyo dufata, ibyo dushyira mu mubiri wacu, ubwo n'ibyo tunywa n'ibyo turya. Ikintu cya mbere batubwira ni inyama zitukura, cyangwa se ziriya nyama ziba zacishijwe mu nganda, aho twavugamo nk'amasosiso ndetse n'amajambo n'izindi nyama zose ziba zakozwe mu nganda. Ziriya nyama ni mbi, abajya batugira inama, ni kenshi batubwira ko inyama zitukura atari nziza. Noneho rero ku buzima bw'umuntu ufite kanseri y'inkondo y'umura byo biba ari bibi cyane, kubera yuko bituma ikura. Ziriya nyama aba akwiriye kuzirinda, cyangwa se akazifata ku kigero cyo hasi gishoboka, kuko nazo nk'uko tuzirya zishobora kugira icyo zimarira umubiri, ariko agomba kuzifata ku kigero cyo hasi cyane. Ufite kanseri y'inkondo y'umura we buriya bamugira inama yo kugira ngo azireke burundu. Ikindi kintu cya kabiri gituma kanseri y'inkondo y'umura ikura ni ubwoko bwose bw'amafi yumye arimo umunyu. Ariya mafi bafata bakayaroba, bakagenda bakayanika, bakayumisha, bagashyiraho umunyu kugira ngo arambe. Ariya mafi ni mabi ku buzima bw'umuntu ufite kanseri y'inkondo y'umura, akwiriye kuyirinda. Ikindi kandi ngo ni amagi ariwe ku kigero cyo hejuru. Amagi ariwe neza ku kigero kigereranije ni meza, afasha ubuzima, ariko ku murwayi wa kanseri y'inkondo y'umura akwiriye kuyarya ku kigero cyo hasi kugira ngo adakomeza gutuma kanseri ikura. Ikindi kandi ni amata n'ibiyakomokaho birengeje urugero. Ibintu byose birengeje urugero muri rusange ntabwo ari byiza, ariko nko ku muntu urwaye iriya kanseri y'inkondo y'umura cyane cyane we, hari ibyo nyine aba akwiriye kwitondera, hari ibyo akwiriye kureka kugira ngo abashe gusigasira ubuzima bwe. N'amata rero ari mu byo agomba kureka kugira ngo kanseri idakomeza gukura aho izamugeza no kubura ubuzima.
umuntu ufite kanseri y'inkondo y'umura akwiriye no kwirinda marigarine. Abantu benshi bakunda kwirira ka marigarine iyo bakabonye, ariko buriya ntabwo ari keza ku muntu ufite kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi kandi tutareka kuvugaho ni inzoga nyinshi ndetse n'itabi. Inzoga nyinshi twarabivuze ko zitera ibibazo. Buriya inzoga ziri mu bintu bituma umubiri wacu ucika intege, ziri mu bintu bizana ibibazo mu mubiri. Noneho iyo ugeze ku mubiri w'umuntu urwaye urumva ko aba ari ikindi. Aba akwiriye kuzitondera, ntabwo aba akwiriye kuzifata pe, aba akwiriye kuzireka kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kurushaho kuba neza. Tumaze kubona rero ibintu bishobora gutuma kanseri y'inkondo y'umura ikura. Noneho tugiye kureba n'iki cyadufasha kwirinda kanseri y'inkondo y'umura. Nk'uko twabibonye hari ibitera kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo twabonyemo gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi idakingiye, kutikingiza ku bana cyangwa kudafasha abana bacu kwikingiza iriya kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'ibindi. Noneho tugiye kureba ibyo umuntu yakora ngo yirinde kanseri y'inkondo y'umura. Nk'uko twabibonye harimo kwikingiza kanseri ku bangavu. Bariya bana b'abangavu bageze igihe cyo gukingirwa iriya kanseri y'inkondo y'umura, ntimukababuze amahirwe yo kwirinda iriya kanseri, kubera ko nibatabona izo nkingo bizatuma hari igihe kizagera izamuke nanone kurushaho, usanga iri gutwara ubuzima bw'abantu bwinshi, kandi aricyo turi kurwana nacyo kugira ngo idakomeza kuba nyinshi mu bantu. Rero abana bageze igihe cyo gukingirwa kanseri y'inkondo y'umura rwose mujye mubyitabira, mubareke bajye kwikingiza, namwe mubibashishikariza. N'abatinya mubahumurize ko nta kibazo ari ukwirinda. Ikindi kandi cyadufasha kwirinda kanseri y'inkondo y'umura ni ukwisuzumisha ku gihe. Nk'uko ubukangurambaga buri kugenda bubikora, abantu benshi ubu ngubu bemerewe, bari no gushishikarizwa kwipimisha kanseri y'inkondo y'umura, kubera ko iyo wisuzumishije hakiri kare bakamenya ubuzima bwawe, umenya uko uri bwitwararike. Iyo utarandura, iyo utaragira iyo kanseri, uritwararika kugira ngo itakugeraho. Ariko niyo uyifite bakabibona hakiri kare, uba ufite amahirwe menshi yo kuvurwa ugakira. Rero kwisuzumisha ubu ngubu biri gukorwa. Ndabasaba kugira ngo mwitabire kwisuzumisha. Badamu bagenzi banjye bakobwa, mukwiriye kwisuzumisha iriya kanseri y'inkondo y'umura nk'uko turi kubishishikarizwa muri iyi minsi. Hari kandi nk'uko twabibonye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina imburagihe ku bana b'abakobwa bakiri batoya. Gukora imibonano mpuzabitsina hakiri kare ni ukwishyira mu kaga. Uretse n'ibindi bibazo izana, harimo ko tubona ko umuntu ashobora kubyara imbyaro akiri mutoya, nawe akiri kurerwa akabyara kandi akaba umubyeyi nawe akiri ku babyeyi be. Iyo ni ingaruka tujya dukunda guhura nayo y'abana bakora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya. Rero hajeho n'iki ngiki cya kanseri y'inkondo y'umura. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina imburagihe ukiri mutoya, bizatuma ugira ibibazo by'iyi kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, abantu bakunda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye, uretse kuba byangiza n'umubiri, byangiza n'imitekerereze ndetse na kamere yawe, birayangiza cyane. Tuzabivugaho nabyo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Rero gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi ntabwo ari byiza. Niba byakunaniye, byibuze koresha n'ako gakingirizo kugira ngo kanseri itabasha kukugeraho. Hari ukwivuriza ku gihe neza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ukandura ziriya ndwara harimo na VIH sida, ntubyivurize ku gihe, bishobora gutuma urwara indwara ya kanseri y'inkondo y'umura. Rero ni byiza ko umuntu yivuza niba yagize ikibazo cya ziriya ndwara, akivuza kare kandi akivuza neza, atari ukwivuza magendu. Abantu benshi iyo bagize ziriya ndwara usanga batinya kujya kwa muganga, bagatinya kuvuga, bakagira isoni. Ariko burya ku buzima bwawe ntabwo ukwiriye kugira isoni, kubera yuko iyo ugize isoni ukavuga ibitari byo, ushobora kwivuza nabi bikakubera bibi kurushaho naho utari kwivuza. Ikindi dukwiriye gukora mu kwirinda kanseri y'inkondo y'umura ni ukwirinda itabi ndetse n'inzoga. Byo twarabibonye ko itabi ryica n'inzoga zigirira nabi umubiri, niyo mpamvu dukwiriye kuzirinda.
kubw'inda mbi yakunaniye nk'uko Bibiliya ibivuga, ugasoma gakeya, ariko ntuzigire ikintu kiri hejuru ngo wumve ko niba utazinyweye nyinshi ngo uze kubyuka ufite hangover ngo byacitse wumve ntacyo wakoze. Inzoga ni mbi ku mubiri, ndetse n'itabi ryo ririca cyane, niyo umuntu agiye kurinywa biba byanditseho ko ryica. Ku bagore rero n'abakobwa, mwebwe murumva ko harimo n'ikibazo cy'uko rishobora kugutera iriya kanseri y'inkondo y'umura. Tumaze kubona uko twakwirinda, ibyo twakora kugira ngo twirinde iriya kanseri y'inkondo y'umura, noneho tugiye gusoreza ku bintu byiza ushobora gufata mu buzima bwawe bikakurinda kuzahura n'iriya kanseri y'inkondo y'umura. Ibijyanye n'imirire nk'uko tujya tubivugaho, nk'uko tujya tubishishikarizwa, buriya ngo iyo uriye neza bikurinda kwivuza, warya nabi ukazarushya wivuza. Rero kurya neza ibiryo bijyanye n'umubiri, ibiryo bifite intungamubiri zihagije bituma bikurinda kanseri y'inkondo y'umura. Ibiryo badushishikariza gufata bishobora kukurinda kanseri iyo ari yo yose, ariko by'umwihariko kanseri y'inkondo y'umura ni imbuto. Murabizi ko imbuto n'imboga harimo ibirwanya indwara. Muri uko kurwanya indwara rero hazamo n'izo virusi zitera izo kanseri, by'umwihariko kanseri y'inkondo y'umura. Rero n'imboga ndetse n'imbuto birafasha cyane kuzirya. Ahangaha imbuto batubwira dukwiriye kwibandaho nk'abantu bashaka kwirinda kanseri y'inkondo y'umura, harimo pome cyangwa se apple ababivuga gutyo mu Cyongereza, hakazaho imizabibu. Imizabibu ni ziriya mbuto zivamo umuvinyo, ziriya mbuto kuzirya buriya ni byiza cyane. Hakazaho inkeri abantu benshi barazirengagiza kandi buri inkeri zifite akamaro. Hakazamo inanasi ndetse indimu, tutibagiwe n'amaronji. Izo mbuto ni nziza cyane ku bantu bashaka kwirinda iriya kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri iyo ari yo yose muri rusange. Mu mboga rero, imboga nziza zishobora kurwanya iriya kanseri y'inkondo y'umura harimo igitunguru gitukura, hakazamo tungurusumu, hakazamo ubwoko bwose bw'amashu, karoti, inyanya ndetse na beterave. Izo mboga ni nziza cyane ku muntu ushaka kwirinda kanseri, cyane cyane kanseri y'inkondo y'umura. Ariko biba byiza, izi mboga biba byiza iyo uzifashe ari mbisi, kwa kundi uzirya ari salade zitagiye ku muriro ngo zishye. Iyo ari mbisi nibwo ziba zifite intungamubiri zuzuye zifasha umubiri kongera ubudahangarwa ndetse no kurwanya izo ndwara zose zishobora kuza kuwataka. Ikindi umuntu ashobora kurya nk'abantu bikundira akagati, ndabahumurije cyane ko umugati wuzuye ushobora kukurinda iriya kanseri y'inkondo y'umura. Ariko se umugati wuzuye urawuzi? Umugati wuzuye, abasobanukiwe iby'imigati, ni uriya mugati bita brown. Uriya mugati uba ukoze mu ifu y'ingano, ingano zuzuye zitaciye mu nganda ngo bagire ibyo bakuramo. Nk'urugero, abantu benshi turazi ko iriya fu y'ingano bakunda kuyikoramo ibyitwa imbada. Buriya ufashe iriya fu bakoramo imbada ukayikoramo umugati, uriya mugati niwo mugati uba wuzuye, kubera yuko uba ukozwe mu ifu y'ingano itagize ibyo ikurwamo. Uwo mugati ni mwiza cyane ku bantu bashoboye kuba bawubona. Ikindi tutakwibagirwa kandi cy'ingenzi duhora dushishikarizwa mu kwitabira imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo muri rusange. Abadamu, abakobwa ni abantu bagenda gakeya mu bijyanye na siporo, ariko mu rwego rwo kwirinda no gusigasira ubuzima bwanyu mukwiriye kongera gukangukira gukora siporo, kuko siporo ni ingirakamaro. Siporo irakurinda indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iyi kanseri y'inkondo y'umura. Rero ibyo tugirwaho inama byose tuba dukwiriye kubishyira mu bikorwa, kuko niyo ubikoze nawe wumva impinduka. Twirinde kanseri y'inkondo y'umura, iratwugarije, yugarije ababyeyi bacu, yugarije abana bacu, yugarije abakuru n'abatoya. Tuyirinde kandi birashoboka, icyiza iravurwa ikanakira. Twitabire gahunda za leta ziriho zo kwipimisha kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo dufashe leta yacu kuyirwanya natwe twifashe, ko ntabwo ari leta tuba dufasha gusa. Iyo twifashije
na leta tuba tuyifashije, ariko tuzaba turi mu rugamba rumwe rwo kurwanya iriya kanseri y'inkondo y'umura ikomeje kudutwara abantu bari ku kigero cyo hejuru. Nibyo nakwibusagaho uyu munsi rero. Niba utarakora subscribe ari ubwa mbere ugeze ahangaha, uyikore kugira ngo ibyo twibukiranyaho bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ikindi usangiza abandi ibi twibukiranijeho, wanakora comment, ugashyiramo comment y'ikintu twakibukiranyaho, waduha ubuhamya, watubwira mbese ikintu wumva ufite wadusangiza. Ikindi kandi ukande kuri like. Tuzasubira utaha rero. Ciao, bye.